hari abantu bajya bambaza ngo none se ngo ndamutse menyekanishije sinishyure ngo bamana rwose baguhana. Ibintu ni bibiri, ni ukumenyekanisha ukanishyura. Kumenyekanisha byonyine ntago byakurinda igihano. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. This alignment actually looks correct. Inshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse uyu munsi, twagarutse mu byigisho byacu, aho uyu munsi tugiye kwiga ubundi bwoko bw'umusoro. Uyu munsi rero tugiye kwiga ubwoko bw'umusoro, n'umusoro ku nyungu ariko w'ibinyabiziga. Umusoro ku nyungu w'ibinyabiziga, twize umusoro ku nyungu ku bindi bintu, ariko uyu munsi turibanda ku binyabiziga. Ngira ngo icyigisho cy'ejo cyatubwiraga ibya mutation. Ubwo rero niba waramaze kumenya mutation, noneho kurikira icyigisho cyerekeranye n'umusoro w'ikinyabiziga utunze. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Horike. Niba utarakora subscribe, byibuke rwose ukore kuri ako kazogera uhondeho kugira ngo ibyigisho byacu nibizajya biza bijye bita bikugeraho. Kore like kandi ujye muri comment ugira icyo tubwira, watwungura inama, cyangwa se niba ari ikibazo ufite wajyamo ukatubaza. Sharinga ibyigisho byacu ku nshuti zawe kugira ngo babashe nabo kumva izi nyigisho kuko ni ingenzi. Rero umusoro ku binyabiziga ni musoro ki, ureba nde, basora gute, nibyo tugiye kureba muri iki cyigisho. Reka twinjire mu cyigisho turebe ni ibiki dusabwa kuba twujuje kuri uyu musoro w'ibinyabiziga. Kumenyekanisha rero umusoro ku nyungu w'ikinyabiziga, iyo winjiza inyungu zikomoka ku kinyabiziga, usabwa kumenyekanisha umusoro ku nyungu w'umwaka, ukawishyura mu kigo cy'imisoro n'amahoro bitarenze itariki 31 Werurwe z'umwaka w'umusoro ukurikiraho. Kuvuga ngo icyo hano bivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo uyu mwaka wa 2026 umusoro ku nyungu wawo w'umwaka tuzawudekarara 2027 bitarenze nyine 31 z'ukwa gatatu 2027. Nicyo bashatse kuvuga. Avance y'umusoro ku nyungu utangwa buri gihembwe. Uriya musoro nubwo ari ku mwaka, ariko buri gihembwe turawudekarara tukanawishyura. Noneho amafaranga twishyuye mu gihembwe niyo ku mwaka nanone twongera kureba twasanga twararengeje, bakaba baduha refund, cyangwa se twasanga tutayagejejeho abura tukaba ariyo twatanga. So ni inzira Rwanda Revenue yacishijemo kugira ngo abantu boroherwe bo kwishyurira rimwe amafaranga menshi, ahubwo bayishyure mu bice. Murabizi yuko niyo umuntu ari mideni undi muntu, iyo yemeye kwishyura asaba kwishyura mu bice, aribyo bihembwe natwe Rwanda Revenue yaduhaye. Niba rero warishyuye umusoro ku nyungu umwaka ushize, guhera uyu mwaka uhita ushyirwa ku basora bagomba kwishyura umusoro ku nyungu utangwa buri gihembwe. Uyu musoro ku nyungu ku bihembwe ureba umuntu wishyuye umusoro ku nyungu umwaka washize. Niba waradekaraye 0, ntabwo ibihembwe uyu mwaka bikureba. Umuntu wadekaraye 0 kuri 31 bitarenze 31 z'ukwa gatatu 2026 ntabwo wadekarara mu bihembwe. Ibihembwe bireba umuntu wadekaraye amafaranga. Usora amenyekanisha kandi akishyura umusoro ku nyungu mu buryo bw'igihembwe. Agomba kumenyekanisha akanishyura uwo musoro bitarenze aya matariki. Dore uburyo igihembwe rero gipanze: ingano y'igihembwe, igihe kirangirira, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura. Igihembwe cya mbere gitangira muri Mutarama kikagera muri Werurwe, tukidekarara nyine kirangira kuri 31 Werurwe. Ubwo rero tukaba dufite amezi angahe? 3 na 2, kwezi kwa 4 no kwa 5 kwa 6, n'amezi 3.
ni ukuvuga ngo ukora amezi 3 ugahabwa amezi 3 yo kudekarara no kwishyura. Ubwo rero icyo gihembwe cya mbere uba usabwa kukidekarara bitarenze tariki 30 z'ukwa gatandatu, 30 Kamena. Iyo harengeje bagushyiraho ibihano, kandi urabona ko baba baraguhaye igihe cyo kubitegura. Igihembwe cya kabiri rero gitangira muri Mata kikagera muri Kamena, nacyo ni amezi 3, ni Mata, Gicurasi na Kamena. Noneho bakaguha amezi 3 yo kwitegura kudekarara no kwishyura, ukabishyura bitarenze tariki 30 Nzeri. Igihembwe cya gatatu ni muri Nyakanga, Nzeri ni Nyakanga, Kanama na Nzeri, ni amezi 3, kwa karindwi, kwa munani no kwa cyenda. Barangiza nabo bakaguha amezi 3 yo kwitegura, ariyo ukwakira, ugushyingo no kuboza. Ukuvana amezi 3, ukwa 10 no kwa 11 no kwa 12, ukishyura bitarenze 31 ukuboza. Noneho aho ngaho rero baba basigaye iki, ibyo bita nk'igihembwe cya kane, twakwita nk'igihembwe cya kane, nicyo ritangwa bitarenze 31 Werurwe by'umwaka ukurikiyeho. No kuvuga ngo igihembwe cya kane, icyo twakwita nk'igihembwe cya kane, kizanana nyine n'umusoro w'umwaka, kizanana n'umusoro w'umwaka bitarenze 31 Werurwe. Noneho ibyo wasoze iyo birenze ubwo refund, ariko bitagezeho wongera abura. Avance rero y'umusoro ku nyungu yishyurwa ku gihembwe, ibarwa uhereye ku musoro wishyuwe ujyanye n'igihe cy'umusoro cy'umwaka ushize, ukagabanya igicuruzo cy'uwo mwaka ugakuba n'igicuruzo cy'igihembwe cy'isoreshwa. Sinzi niba iyi formulaire cyangwa se iyi formula dukoresha uyumvishe, uretse ko system yabyoroheje, ibishyizemo igicuruzo yo irabyikorera, ariko nta bundi buryo ibikora, ahubwo ifata amafaranga wasoze umwaka washize ukagabanya igicuruzo wari ufite, warangiza ugakuba igicuruzo cyo mu gihembwe ugiye kudekararira. Ndakeka byumvikana, ariko nabirenze. Icya mbere no gukurikirana itariki yo kudekarara. Iyo ushyizemo igicuruzo system irabyikorera. Uburyo rero bwo kumenyekanisha umusoro ku nyungu w'ibinyabiziga. Kumenyekanisha umusoro ku nyungu w'ibinyabiziga bishobora gukorerwa muri system ya e-tax cyangwa mu buryo bwa declaration kuri telefone ngendanwa. Kumenyekanisha rero kuri telefone bikorwa mu buryo bukurikira. Step ya mbere, ukanda akanyenyeri 800 akego, ugahitamo ururimi Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda, ugahitamo rimwe serivisi z'ibinyabiziga, ugashyiramo tini, ya tini twabonye mu byigisho bishize, tini uba warafunguye, tini usanga yanditse kuri carte jaune, kandi iyi tini bihujwe na plaque. Warangiza rero ugashyiramo tini na plaque y'ikinyabiziga cyawe. Umuntu umenyekanisha bwa mbere umusoro w'ikinyabiziga nawe akurikiza ibi nawe biba bimureba. Indi step ikurikiyeho rero ni uguhitamo umwaka w'umusoro ndetse n'igihembwe ushaka gukorera imenyekanisha. Urugero nk'imenyekanisha musoro ry'umwaka wenda tuvuge ryakozwe bitarenze tariki 31 Werurwe 2024, mu guhitamo wakwandika ko ari umwaka w'umusoro wa 2023, kuko nubwo uri muri 2024 ariko ugiye gusorera umwaka ushize, kuko urabizi yuko tudekarara bitarenze 31 Werurwe by'umwaka ukurikiye wisoresha. Igihembwe rero ari nabyo twakwita nk'igihembwe cya kane. Kumenyekanisha rero avance y'umusoro ku nyungu itangwa bitarenze tariki 30 Kamena, cyo n'igihembwe cya mbere, ndetse mu guhitamo urandika umwaka w'umusoro, ndetse wandike ko ari n'igihembwe cya mbere. Iyo rero umaze guhitamo umwaka w'umusoro, n'urugero narenanze, ariko uyu munsi nzabereka uburyo twakora ibyo mu mwaka wa 2026. Iyo rero umaze guhitamo umwaka w'umusoro n'igihembwe,
ushaka kumenyekanisha system ihita ikwereka umusoro ugomba kwishyura uko ungana, igahita iguha na nomero yo kwishyuriraho. Rero iyo uhisemo kumenyekanisha umusoro w'ikinyabiziga unyuze muri system ya e-tax, ugomba kwinjira muri iyo system ukoresheje TIN n'ijambo banga ryawe. Mu gihe rero wibagiwe ijambo banga ryawe, ushyiramo TIN yawe ahabugenewe, ubundi ukareba munsi ahanditse get password, ukahakanda ugakurikiza amabwiriza, ugahabwa ijambo banga rishya. Ibi narabyigishije, niba uri mushyashya mu byigisho byacu wasubira inyuma ukajya kureba mu byigisho twigishije twigisha ibintu byerekeranye no kwinjira muri e-tax. Ayo nguko rero, iyo umaze rero kugera muri system ya e-tax, ukanda handitse motor vehicle, hanyuma ugakanda handitse my declaration, ugakurikiza amabwiriza. Reka tugere rero ku bihano n'ihazabu ku musoro ku nyungu z'ibinyabiziga. Ibihano n'ihazabu ku musoro ku nyungu w'ibinyabiziga bisa n'iyindi misoro y'imbere mu gihugu. Ibihano bicibwa usora wakoze amakosa akurikira. Ikosa rya mbere, gutinda kumenyekanisha umusoro. Ibi birahanishwa rwose, ibihano bikugeraho iyo watinze kumenyekanisha umusoro. Hari abantu bajya bambaza ngo none se ngo ndamutse menyekanishije sinishyure, ngo bamana rwose baguhana. Ibintu ni bibiri, ni ukumenyekanisha ukanishyura. Kumenyekanisha byonyine ntago byakurinda igihano. Kabiri ni ugutinda kwishyura umusoro. Ibyo narindi kuvuga, ukaba waramenyekanishije ariko ukaba utarishyuye, baraguhana. Kumenyekanisha umusoro uri hasi wakagombye kumenyekanishwa, ibi nabyo baraguhana. Ukamenyekanisha amafaranga makeya. Kwishyura makeya ku musoro wakagombye kwishyura, ni ukuvuga ngo bakweretse yuko ugomba kwishyura ukishyura make, nabwo baraguhana. Inyungu z'ubukererwe zibarirwa ku kwezi nta kukomatanya, bahereye ku munsi ukurikira uwo musoro wagombaga kwishyurirwaho kugeza ku munsi w'ubwishyu nawo ubariwemo. Kuvuga no munsi wishyuriyemo nawo ubariwe mu bihano. Reka rero twinjire muri systeme turebe ngo ni gute uyu musoro wawumenyekanisha. Nk'uko bisanzwe uraza ugafungura browser yawe ukoresha, ukahita wandikamo etax.rri.gov.rw. ako kanya ugategerezaho gato, ziba zitari kugenda neza, ari ikibazo cya nk'uko mubibonye rero ntabwo systeme ya e-tax iri gukora neza. Reka nzabikorera icyigisho cyabyo, nzakora icyigisho kigufiya cyerekana uburyo udekarara umusoro w'ibinyabiziga kuri e-tax, ndetse nzanabereka uburyo wadekarara umusoro ku nyungu w'ibinyabiziga ukoresheje telefone. Bye bye, muri kumwe na Teacher Holke, na hejo muri icyo cyigisho nzabereka cya pratique kitarimo teori, mbereka neza uburyo wabasha kudekarara umusoro ku nyungu z'ibinyabiziga. Bye.